maze mvuze mama ibindi twabireba umuvuzi none se bidi yamu none se wowe hagati y'umuntu ugiye ku anniversaire zihora ariko gukira ko ningenzi none se subizi yuko nubundi kenshi ajya guhamagara ngo ararwara hirega arakira nawe rwose oya njye nanga yo gusabye ikintu nta nubwo kinkunda mama wanjye ararwaye ntabwo kinyumva rwose njyewe sinzi ibintu kibamo rwose banza ubu none umuntu aranakubwira ukaba wibereye mu matelefone cyangwa hari abandi bakobwa ubu yashyiriye reka ndayaguha mahoro ahinde ndayaguha umva kare kose subundi aloma ari umwanda banki yakase atwaye kuba cya kibazo cya credit maze iminsi mfite bagenda bakata usanze bayakuyeho ndabusengera birandenze mana yanjye we ariko mana n'umugongo se wakomeje naho waje nararwaye ndaremba iby'amaso byo ndabizi iby'amaso byarasigaye ngo dushake lineti rwose ntabwo byoroshye n'ubu mba nishyuza nshaka ndeba ngo abantu banyishyure icyo gituma rimwe na rimwe mbitindamo ariko ndaza kureba kabisa ngomba gukora ubwabaga nkakorera amafaranga rwose ntabwo wantererana none se reka ndabizi kandi ni wowe gusa mfite urumva ko simbyirengagiza ntabwo ni kwa kundi gusa biba unabashakisha muri Kigali umuntu abahiga Jigo Asefia aya mafaranga yose azava he kuko ariyo se ega ni menshi cyane pe ndabizi umugabo wawe ni umukire ntacyo bizamutwara rwose ni n'umwana mwiza maze erega kuba umugabo wanjye afite amafaranga menshi nawe ntabwo bivuze ngo umuntu akonsome bingana gutyo ni menshi pe ariko ndibaza ko reka ndebe icyo nkora mu kanya kabisa ndebe niba hari aho nakohereza wikemuye kiriya kibazo oya mwana ndabizi ko nkunda ndi umwana wanjye nabyumvise kandi rega uzajya ugerageza unahaguruka utembere gato muri quartier no kwicara gusa byo nyine nicyo ni ikibazo ko gutembera gato ukamera nk'ukora ka siporo oya njye nembera ariko cyaza yibwira umukobwa umukozi basaka gufata akaboko natemba reka narwa ndabizi ko butinya kugwa ndabizi ariko yagufata akaboko nagwa hasi reka arabyemera ase urabona tutwikayeho na mama nayo mafaranga ari umugabo wawe urumva azaba kumariye iki shiko nzaba nkuje imyaka 18 ari anniversaire ya mbere nzaba nhoze ngiye ko ndabyumva reba harimo amashampanye harimo keke kandi keke urashaka keke ihenze ubuse birava he ngambwira nawe nese hari amafaranga ufite basi ngo twongeremo nayo ngahumva umugabo wanjye ariko yaragowe nawe simbizi ko ayampa pe ndagerageza ndebe arayaguha naza kumuvugisha ndebe ko ayamareka nawe afite ibibazo byinshi wamuntu ariya byose bihagaze kurangaye weya fagitire yarangaye zatwara nk'J170 navuga ni J150 fatana na taxi kugera aho babacangahe kugera naho kugaruka shira 20 ya taxi byose bikaba J170 yego mwana ndakora ubwabaga ndebe ko nayohereza waravuga na madamu wanjye se we hari ikintu wari wamubwiyeho oya madamu wawe ni ticket Amerika buriya nta kibazo umusuhuze nanda
reba icyo ukora. Kandebe icyo gukora, kandebe ko nayohereza. Kanya rwose. Nta kibazo kirori tuzagikora ariko njye mfite impungenge z'aya mafaranga. Ariko ndakora uko nshoboye mubwire hanyuma turebe. Ndaza kugusubiza ibyo yambajije. Umva, ahubwo na mama yashaka kuzaza. Kubera nta nubwo ngo aheruka i Kigali, aheruka igihembwe bakora mariage maze. Na mama kandi nawe azaza. Yesu. Kandi ibyo byose kandi ni amatike nabyo. Sinzi, sakindi zabibyara ikindi. Ubwo uraza kumbwira basi? Nta kibazo pe. Ndaza kugusubiza. Yego. Ibisabwa byose nabikoze. Njye ndaza kugusubiza. Ese ubundi buriya nta kuntu washaka ukuntu nawe wigurira ikanzu wenda ibindi tukabigushakira. No, kuri pe ntayo mfite. Umva ntayo mfite. Erega hari ukuntu mwumva ko umuntu ari i Kigali mukagira ngo afite amafaranga. Oya wihangane. Kandi nyine baba ari ugushakisha cyane. Okay. Sawa. Ndabukunda. Gami warashite. Yego nta kibazo. Bikore umwibutse. Ndabikora byose. Ahubwo ndabona umugabo wanjye aje. Araje. Turaza kongera buriya ndanabimuganirizaho turebe sibyo se. Sawa reka mbanze mwakire turongera. Sawa. Merci. Ndi waje se. Mas utese. None se wasubiye ku ishuri kuri kwandika? Yagenze bite? Hari utuntu ndimo kwandika. Meze utese? Sava. Ose. Warushye. Muzanye agake ko kumaze. Etse. Nabonye mutondo. Ese mama mwigeze muvugana? Oya, ntabwo igeze ambagisha. Yarembye. Habaye iki? Ararwaye mu kanya avuganye nawe. Cya kibazo cy'ubuhumekero cye cyasubiye. Si ibyo gusa ngo n'umugongo umereye nabi. Rwasanga ari za ndwara z'abakecuru. Ariko amerewe nabi. Burya mukecuru mama ntabwo akunda kuvuga, bivuga yuko byarenze. Birashira. Amerewe atese ariko ntabwo biri grave. Cyane cya kibazo n'iki yagira. Biri grave kubera ko kugeza natubwira. Yampamagaye burya biba byabaye ibindi. Yego. Ariko birashira umura. Yameze nabi. Asanga bya bindi byagarutse subiza ko kumwereza amafaranga. None byose kwivuza ni 50. Wafatana n'amatransport agomba kumugeza kwa muganga birafata. Byihorere birashira. Si byo se? Se wenda kubwira mama ararwaye ukambwira ngo mbyihorere. Arakira. Ntamerewe nabi, arakira se. Ndabyumva rega. Indwara mwiriya myaka bagomba gufatwa neza. Bagomba kuba birashira. Ahandi sameze ute? Sawa. Umunaniro. Kwarakaye. Faranga semana indakora. Kiri bijya kure birashira si byo se? Ibintu byinshi byo gukora. Birashira. Simbizi kabisa. Oya araza kumera neza. Ese uri kwandika n'ibiki? Nakanandi kwandika hano. Uziko Fiete afite anniversaire mu cyumweru gitaha. Inde? Fiete. Kandi yazayikorera inahangaha. Rero yambwiye ko bazazana na mama. Ko bazaza ngo tuzamufasha kwimufetera. Nze ko bihubiranye mana ye turabigenza gute? Mva nyine umbwire. Mama wanjye ararwaye ngomba kohereza amafaranga umukobwa se turabigenza gute? Nyine none se ko urumva ese nta kuntu twabisubika basi tukareba kuvuka ni ahora vuga. Ntabwo twabisubika tukabishyira basi next week. Nani njye namaze no kubimwemerera kandi amafaranga arahari pe. Sahari se turajya kuri konti dukureho make
none dore ni 300 byonyine ntabwo bigenda. Banza wumva. Reka mbanze mvuze. Twakoza kamake. Mbanze mvuze mama ibindi twabireba. Muvuze. None se bigi ya none se wowe ari wowe hagati y'umuntu ugiye ku anniversaire zihora ariko gukira ko ningenzi. None se subizi yuko nubundi kenshi njya guhamagara ngo ararwara hiregarakira. Nawe rwose oya. Njye nanga yo gusabye ikintu nta nubwo kinkunda. Mama ngera arwaye. Ntabwo kinyumva rwose. Ubuse kugusaba ndabizi neza ko kuri konti amafaranga ariho. Wenda kubwira mama ararwaye, mama merewe nabi. Sheri arakira ariko 300 ntabwo ari byo bikubuza gukora. Urumva anniversaire zihoraho umuntu ararembye so ukambwira ngo nese ko babinsabye namaze no kubyemera ndakora iki. Sheri nawe rwose sinzi ibyo usigaho ngewe nanga ngusabye ikintu ntokintu. Mbabari. Ese uragira ngo bigende bite? Cyangwa hari abandi bantu bugiye kuyaha. Oya mbwira uragira ngo bigende bite? Buri munsi naguhamagara ngo mwana wanjye meze nabi. Nyine ni iriya myaka niko bigenda. Wavugana nawe anniversaire tukayishyira next week. Oya nabiki nawe ntabwo ari menshi jya wumvira umuntu. Nawe rwose jyawe sinzi ibintu kibamo rwose. Banza ubu none umuntu aranakubwira ukaba wibereye mu matelefone ya rwose simbizi. Nta nubwo ukimunda simbizi n'ibintu burimo ngewe njye nushaka. Nasi 300 wabibura. Bigenze mbabarira ntago njye simbizi ngewe. Oya mvaho uyu ntankoraho. Yego. Nasi ubu tudufaranga tungana gutya niba tukunaniye kutuma. Cyangwa hari abandi bakobwa ubu yashyiriye. Reka ndayaguha mahora hindi ndayaguha. Umva kare kose subundi. Erega arakira mama sibyo subizi se ko nanjye mukunda. Arakira uze kuyamazi. Ese ni ibiki mwapanze bigera muri ayo mafaranga mu 300? Nyine doreba hano twakoze nyine haraba harimo akadekorasiyo, harimo keke, harimo kameramani, fanta, ibyo kurya, champagne iyo umuntu akoze anniversaire. Muzakira abantu bangahe? Imyenda, tike. Muzakira abantu bangahe? Ntabwo ari benshi cyane ariko bitewe n'ibyo tuzakora. Ni bangahe? Nk'ijana nabura. Anniversaire abantu 100 anniversaire. Kubera ikintu cyabikuruye nuko hazazamo na decoration n'imyenda tuzambara kandi tugomba kwambara imyenda imeze kimwe twese. Iyo ni anniversaire ni dote. Ni fatarembo ni biki? Na anniversaire tuzakora uzikuni zabishyushye. Umva tuzayikora umva ngo nano kugushakira imyenda myiza. Reka ndayaguha basi birangiye. Urakoze sibyo? Sawa. Urakoze kandi njye kukureba akantu mpuzanira ko kumva sibyo? Sawa. Aloma. Narumnanda. Hajya uribuka kode wiyashiraho. Eno y'amabanki rero ni ikibazo. Nteye ijisho zanga kumbe banki yakase yatwaye kwa cya kibazo cya credit maze iminsi mfite. Bagenda bakata usanze bayakuyeho. Puri man. Sinzi kasi birandenze. Ndabusengera mwana wanjye. Mwana yanjye we ariko mana nakundi none se ko arumbwiye ugiye kuyohereza bigenze bite? Yego nicyo gitara nkubwe ngo ndaje byohereze nari nzi ko hari ndacekinze rero nasanga bayakuyeho bayatwaye sinzi icyo nakora kabisama. Reka shakishe ndebe no mu bushutano nakwiguza ndakubwira ikijya mbere ndaza kubamenyesha tigikunda rwose. None wihangane hore ndi nta kibazo nzakira. Sorry kabisa. Ndagusengera. Sawa.
Sara mwana wanje ndagusengera cyane rwose. No gusenga tu, no gusenga nyine hamwe n'Imana. Ko ariyo ari dushoboza byose se nta kundi. Nakundi pe. Nagutera isengesho tugasenga. Gerageza neza. Urakoze. Umusuhuze. Ndamusuhuza. Aho uzajya umubwira, nawe uzajya umubwira namubajije nsanga ntabyo azi. Oya madamu wawe nzajya mupubisha. Yuza ko wabimubwiye kare akabe ko yanabikemuye na mbere yanjye. Uzajya ubibwira madamu. Okay ma. Sawa turi kumwe. Okay. Mana yanjye. Amafaranga agiye kugenda muri anniversaire. Niko zubakwa nabigenza gute? Nayinguto, nako.